kimwe General Fred Bingira ubundi amazina nyakuri ni Frederico Byiringiro yaganiriye ukuntu yigeze kwiyama abana be bashaka abagurira inkweto zisa n'iz'abana ba Kagame. General Bingira yavuze ko yiyamye abana be ababwira ko nubwo baba bafite amafaranga yo kugura izo nkweto ko batagomba kugira ikintu na kimwe batunga cyangwa se bifuza kiri ku rwego rumwe n'urw'abana ba Kagame. General Bingira yakomeje avuga ko abana ba Kagame ndetse n'umuryango we wose bari hejuru y'umuntu uwo ari we wese uhumeka kuri iyi si, ko ntawe ugomba kwigeranya nabo habe no kwambara inkweto zisa n'izabo. Iyo nkuru ya General Bingira Byiringiro yageze kuri Kagame. Kagame nawe yumva aranyuzwe kubera ko yumvisemo ko ubuzare bwe bubaye ubukombe buhoraho nta kuzuyaza. Nyuma yahise azamura General Bingira mu ntera yaranahamugize General wuzuye. Uko kwireshyeshya biviramo Kagame kwihoma mu bikomerezwa. Kuri Kagame akabibonamo nko zamuka mu ntera uko yibwira ko nawe ari umwe muri ibyo bikomerezwa, bityo akaba agomba kwicara nabyo ku meza y'icyubahiro bimenyera ubwite we ubwe yita table d'honneur. Ingeso rero yitera Kagame kurara atagohetse ashakisha uko yacudika n'abanyabubasha kuri iyi si nka Bill Gates, Clinton, Tony Blair ndetse n'abandi n'ibindi byamamare. Ako kageso ko kwireshyeshya kandi ako gatera Kagame kwihingamo imimerere y'agatangaza, abashaka kwiyerekana hamwe no kwisanisha n'ibyo bikomerezwa. Mbese ugasanga najwe ishinga no gutunga indege za Gulfstream bwa 600. Tukiri kuri iyo ngingo y'urubavu ruto rwa Kagame, ntawabura gukomoza ko rwanabaye intandaro y'uko Kagame yahuye n'ibizazana akiri umwana. Urwo rubavu ruto rwatumaga abandi bana bamwita amazina nka Rwavumba, Rubabara, Ruzingo, Rutaza, Maguru ya Sarwaye n'andi menshi atari meza namba. Uretse abana bakuranye na Kagame bamuhimbaga ayo mazina, mu basirikare n'abanyapolitiki b'inkotanyi na bamwe mu basirikare bamurinda usanga bamwita amazina mu ibanga nka Malariya, Pinyori, Kagozi, Gafuni, Gashoka, Bwana, Rupfu n'andi. Ibi byo kugira amagara make murumva ko byatumye Kagame akura ahura n'urugomo yakorerwaga n'abandi bana bamuboneranaga bakamusagarira, ku buryo kamere ye yakuriyemo ingeso yo kwibunga bya hato na hato. Kugeza amagingo aya Kagame ashobora kumara ibyumweru nka 2 yigunze mu cyumba nta muntu avugisha, agasohoka aje kunywa icyayi gusa akongera agasubira mu cyumba. Iryo hahamuka n'urugomo Kagame yahuye nabyo mu buto bwe ndetse no mu mabyiruka ye yahumiye ku mirari kubera inzara yahoraga yiziringa mu rugo iwabo. Nk'uko Kagame we ubwe yabyivugiye, icyo cyago cy'inzara cyatewe n'ubunyanda bwa se Deogratias Rutagambwa wanze guhaguruka gufata isuka akorera umuryango we. Umuryango wose ugasigara ucungira ukwihambira Basiteria Bisinda na Mwaka Kagame. Mu ntege nke ze uyu mubyeyi Basiteria Bisinda we yemeye guhagurukira umurimo hato ngo ubura bwe butanangurwa n'inzara. Inzara, urugomo, ubukene n'ubwigunge biri mu byateye Kagame kugira ingeso muri kamere ye irangwa no guhinda abandi ndetse no kuzira urunuka guseruka mu ruhame, kubera guhora yikanga ko yarangira ahindutse urwenya rw'abahungu. Ubwo kumva atisanzuye mu ruhame hamwe no kwigunga bikubitiyeho no gukurira mu buzima bw'ubuhunzi biri mu byaviriyemo Kagame kugira kandi ingeso muri kamere ye yo guhorana umunabi no kuzinga umunya. Ubwo bushumbuye buranga isura ya Kagame nk'umunyamakuru Jean François Dupaquier
yabumubajijeho mu kiganiro n'abanyamakuru ku ya 8 Mata 2024 nibwo bwatera Kagame kutagira akamwenyu ku matama. Yaje guhumira ku mirari ko Kagame kera yari afite urubaru ku menyo y'imbere. Mu guhisha urwo rubaru, Kagame yakoreshaga agakoryo ko kudaseka, cyane cyane ko agakoryo kanamufashaga kwihisha igitinyiro abamureba. Aha niho rero kamere ya Kagame yakujemo ingeso yo kwihesha igitinyiro. Ariko nyuma yo gufata ubutegetsi mu 1994, mu bintu bya mbere Kagame yihutiye gukora ni ukujya kwibagisha urwo rubaru. Si ubushungwe gusa Kagame yakoresheje mu guhisha ubusembwa ku mubiri we, kuko Kagame ubundi yatinyaga no kwambara impari, bimwe bita ikabutura. Aha niho umuntu rero yahera avuga ku yindi ngeso iri muri kamere ya Kagame, ariyo yo kwihisha. Tukiri ku byo guhisha amaguru ye kubera ubutoya bwayo, Kagame yabivugutiye umuti. Kuva mu 2019 yatangiye gufata imyitozo yihariye imufasha kuzana imikaya ku maguru. Aha niho benshi mwamubonye ya 15 Werurwe 2023 akina yambaye ikabutura bwa mbere mu buzima bwe kuri Stade Pele Nyamirambo. Nyuma yo kuzana akabiri ku maguru, Kagame nawe nibwo yashushe guhimura kuri bamwe bo mu Nkotanyi bamuhimbaga amazina Uruhuri, watondagiriye ubuto bw'amaguru ye. Kagame nawe yatangiye kubita ibifobagane, bajinyora ko imibiri yabo itangiye gushenguka kubera ibizazane by'izabukuru. Aha rero ni ingenzi ko umuntu akomoza kuri iyo ngeso yo kwihimura ajinyora, nayo iri muri zimwe zigize kamere ya Kagame. Byaba ari ugukora imyitozo izana kabiri ku maguru, ari na biriya byo kwibagisha urubaru. Ibi byombi ni ingero zerekana indi ngeso muri kamere ya Kagame, irangwa nuko ari umuntu wihutira gukosora no gukura mu nzira ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma agaragaraho intege nke, inenge cyangwa se ubusembwa. Muri urwo rwego Kagame yakoze iyo bwabaga uburyo amagara make atamubera intandaro yo kububa no gucisha bugufi, ahubwo yakoze ibishoboka byose amenya amayeri yo gucungana n'ahandi yakura imbaraga zindi zimurengera. Nk'uko twabibonye, Kagame yakuriye mu buhunzi, ubukene n'inzara. Ikindi kandi Kagame yivugiye ko byaje guhumira ku mirari kubera ubunyanda bwa se Deogratias Rutagambwa. Ibyo bizazane biri mu bitera Kagame kugira ingeso yo gushaka kwerekana ko afite ubuzare bwo mu bwana. Iyo ngeso ya Kagame yo guhibibikanira gutsindagira mu mitwe y'abantu ubwo buzare bwo mu bwana iri muri zimwe ziranga kamere ya Kagame. Iyo ngeso ikunda kugaragarira mu magambo ya Kagame avuga yerekana ko yiyumvamo ko kandi agashimishwa n'uko iwabo kera bari bameze neza ku gasozi ka Nyarutovu ya Tanga. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru ku ya 1 Mata 2024 yatsindagiye iyo myumvire y'ubuzare bwo mu bwana, aho yavuze ko ubwo buzare bwo mu bwana bugaragazwa n'amafoto yerekana bamuhagatiye bamuvana ku bitaro. Kuri Kagame ibyo byemeza umuryango avukamo wari umeze neza ku rwego rw'Abanyarwanda uko bari bariho mu gihe bari bameze neza. Kugira ibyo byiyumvo by'ubuzare bw'agahebuzo mu bwana bitera kandi Kagame kurangwa n'ingeso yo kurarikira bikabije ko yakundwakazwa. Abazi guhengereza mu bwonko bwa Kagame bamubonyemo iryo rari ryo gukundwakaza, maze nabo bakoresha amayeri yo kumwereka ko bamukundwakaza kugira ngo Kagame bahe imyanya ihesha umugati utubutse. Nk'urugero rwa hafi, igihe Dogiteri Diane Gashumba yayoboraga ibitaro bya Muhima, yari afite agafoto ka Kagame ka kera ari mu ishyamba. Dogiteri Diane Gashumba
yahoraga iteka agendana ako gafoto. Buri uko Dogiteri Diane Gashumba abonye umuntu akeka ko ashobora kuba yagera aho ahurira na Kagame, Dogiteri Gashumba agakora ibishoboka byose ku buryo yijugunyisha ku gafoto uwo muntu wundi akabone. Byashyize kera inkuru igera kuri Kagame ko Dogiteri Gashumba agendana iteka agafoto ke. Nyuma yo kumva iyo nkuru, Kagame yiyumvisemo ko irari rye ryo gukundwakazwa biguwe ku nzoka. Dogiteri Gashumba nk'umuntu wagize uko amaramo gake Kagame irari rye ryo gukundwakazwa, Kagame yahise amuhemba umwanya umushinga urimo amadolari menshi ya USAID. Bidateye kabiri, Kagame yanamugize Minisitiri w'Ubuzima. None rero, iyo iryo rari ryo gukundwakaza riri muri Kagame rigizwe uko rigerwa n'inzoka, bifasha Kagame kwibwira ko aganje ijabiro, bityo bikuzuza ibyo we yumva ko yavukijwe cyangwa se yahombye mu bwana bwe no mu mabyiruka ye. Ibyo Kagame yumva ko yavukijwe mu buto bwe, we abyigeka kuri politiki mbi yaranze u Rwanda mu myaka ya za 1950 yaje kuva mu buhunzi. Aha Kagame afite ishingiro igice kimwe kuko nk'umwana nta kibi yakoze cyari gutuma ameneshwa mu byabo. Gusa hakenewe kureba niba ise Rutagambwa yari atunze ibyo yakoreye, cyangwa se niba aho yari atuye i Nyarutovu yatambwe yaratunzwe n'amakoro bamburaga abaturage, cyangwa se niba ise Rutagambwa ataragize uruhare mu buretwa, ubucakara, shiku n'ikiboko byakoreshwaga mu gutsikama abanyarwanda bamwe muri icyo gihe. Indi ngingo y'ingenzi umuntu atakwirengagiza ni uko nubwo Rutagambwa yaba yaragize uruhare mu gucyukira abanyarwanda utwabo cyangwa se mu gukoresha abandi banyarwanda uburetwa, ntabwo ayo makosa ya Rutagambwa yari gukosoreshwa kugira Rutagambwa n'umuryango we impunzi, ahubwo hagombaga gukoreshwa inzego z'ubucamanza zigenga, bityo ibintu bigasubizwa mu buryo binyuze mu butabera. Indi ngeri ngenga ni yuko iyo Deogratias Rutagambwa ahaguruka agakura amaboko mu mufuka agafatanya umurimo n'umufasha wa Siteliya Bisinda, ntabwo Kagame yari gukurira ku mufa w'injanga cyangwa abavandimwe ngo bakenere gutonda umurongo basaba iposho nyuma y'imyaka igera kuri 10 bari mu buhungiro muri Uganda. Iyo ngeso rero irangwa n'irari rikabije yo gukundwakazwa kubera ubwo buzare bwo mu bwana Kagame yiyumvamo, biterwa ahanini n'uko Rutagambwa atujuje inshingano ze zo kwita ku bibondo bye umubyeyi. Ubunyanda bwa Rutagambwa bwavuyemo kutita ku bura bwe, haba mu rwego rw'uburere n'uburezi, byateye Kagame kugira ingeso muri kamere yo kwiyumvamo ko ashobora kuba ari umuntu abandi bantu babona nk'imburamumaro kandi udafite aho yisanisha n'abandi bantu, cyane cyane umuryango we cyangwa se n'ihuriro muri rusange. Iyo ngeso ya Kagame yo kwibwira ko abantu bamubonamo nk'imburamumaro kandi bishimangirwa mu mutima wa Kagame n'uko sekuruza Kigenza na mushiki wa sekuruza Nyiramibambwe wa kane Nyirabihe wa gatanu Kanjogera nta murage w'ubutunzi cyangwa se w'ubutwari bahaye sekuru wa Kagame ariwe Kampayana, nk'uko babikorera Rwidegembya na Rwubusisi bene se ba Kampayana. Uko kuringanwa kwa Kampayana ushobora kuba ariko kwabaye intandaro y'uko Deogratias Rutagambwa atarashoboye kwiga amashuri yisumbuye cyangwa se ngo ajye mu ishuri ry'abakarane yigagamo abana b'abatware bifashishijwe n'Ababiligi mu gukoloniza abanyarwanda no kuba imbuto y'amacakubiri mu banyarwanda. Bityo Kagame akomeza kubona ko umuryango we uba kuri sekuru Kampayana waringanwe kandi ukirengagizwa n'abakayaye barawugabiye amashyo, imisozi cyangwa se ubutwari. Akaba rero ntandaro y'amagambo ya Kagame avuga ko si yari umwe mu bashinze Trafigura, ko Kagame abashaka kugerageza korosa kuri iryo ringanwa yakoreye Kampayana
na Rutagamba yerekana ko umuryango we utari mu by'ubutware ahubwo wari mu by'ubucuruzi. Ubwo Kagame agenda akura kandi asheshe akanguhe niko ubuzare bwo mu bwana yiyumvamo bugenda bubamo ikibugu cyo kwishunga ubuzare buhoraho. Ingeso yibudutse muri kamere ya Kagame yo kwishunga ubuzare buhoraho nibyo usanga bitera Kagame gusahura iby'abandi ndetse hamwe no kubabuza uburenganzira bwabo. Umunsi umwe General Fred Bingira, ubundi amazina ye nyakuri ni Frederico Byiringiro, yaganiriye ukuntu yigeze kwiyama abana be bashaka abagurira inkweto zisa n'iz'abana ba Kagame. General Bingira yavuze ko yiyamye abana be ababwira ko nubwo baba bafite amafaranga yo kugura izo nkweto ko batagomba kugira ikintu na kimwe batunga cyangwa se bifuza kiri ku rwego rumwe n'urw'abana ba Kagame. General Bingira yakomeje avuga ko abana ba Kagame ndetse n'umuryango we wose bari hejuru y'umuntu uwo ari we wese uhumeka kuri iyi si, ntawe ugomba kwigeranya nabo habe no kwambara inkweto zisa n'izabo. Iyo nkuru ya General Bingira Byiringiro yageze kuri Kagame. Kagame nawe yumva aranyuzwe kubera ko yumvisemo ko ubuzare bwe bubaye ubukombe buhoraho nta kuzuyaza. Kagame yahise azamura General Bingira mu ntera izanahamugize General wuzuye. Izo ngeso z'ubuzare bwo mu bwana no kwishunga ubuzare buhoraho ziri mu ziranga kamere ya Kagame ni intandaro kandi y'indi ngeso igize kamere ya Kagame yitwa kwireshyeshya ngo azamuke mu ntera. Uko kwireshyeshya biviramo Kagame kwihoma mu bikomerezwa. Kuri Kagame akabibonamo nko kuzamuka mu ntera kuko yibwira ko nawe ari umwe muri ibyo bikomerezwa, bityo akaba agomba kwicarana nabyo ku meza y'icyubahiro, bimwe nyir'ubwite we ubwe yita table d'honneur. Ingeso rero yitera Kagame kurara atagoretse ashakisha uko yacudika n'abanyabubasha kuri iyi si nka Bill Gates, Clinton, Tony Blair ndetse n'abandi n'ibindi byamamare. Ako kageso ko kwireshyeshya kandi nako gatera Kagame kwihingamo imimerere y'agatangaza, abashaka kwiyerekana hamwe no kwisanisha n'ibyo bikomerezwa. Mbese ugasanga najwe ishinga no gutunga indege za Gulfstream bwa 650. Nk'uko iyo ngeso yo kwireshyeshya itera Kagame kwishuka ko yazamutse mu ntera, iyo kamere ya Kagame byayiviriyemo kwituragamo indi ngeso yo kubabwa bihagize umucyaha. Uko kubabwa akabiterwa n'uko kuri we umuhanano awibeshyamo ko ari ikinegu cyamutera icyasha kimubuza gukataza mu mizamukire ye mu ntera imuganisha gukoresha n'ibindi bihangange kuri iyi si. Mu kuzira urunuka umucyaha, Kagame kandi abiterwa n'uko kamere ye ifitemo ingeso y'uko we ubwe yibona ahanini abiterwa n'uko abandi bamubona. Umunsi umwe sinzi uko ijambo ryaguye mu gutwi kwa Kagame ko Dorothea Rwetsiba yavuze ko Yohanita Nyiramongi atazi kwambara neza. Kagame wibonagamo ko we n'umuryango we ari intyoza mu midero ku rwego rw'isi yaramuriye kuko yumvaga ko abantu bamubonamo nk'umunyabuhunga wireshyeshya. Icyavuyemo nuko Dorothea Rwetsiba n'umugabo we Eugene Rudasingwa hamwe n'umugabo wabo Gerard Gahima bameneshejwe shisha itabona. Usibye ko n'inzu Rudasingwa yabagamo yitwa Titanic, hamwe n'uko Gahima yarasigaye ngo yiyita smartest boy of the city, byenekeje bivuga ngo igihugu cy'umurwa yizi kwambara neza kurusha uwo ari we wese. Biri mu byatumye Kagame arushaho kwijundika abahungu babiri bakoreta bamususire. Ko rero murambe ubuze rumuze naho butaha.